Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rutesheje agaciro ubujurire bwa Apotre Yongwe nyuma yuko ajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwari rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo nyuma yo gusuzuma icyatumye uyu Apotre Yongwe ajurira rusanze agomba gukomeza kuba afunze. Ubujurire bwa Apotre Yongwe buteshejwe agaciro n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo nyuma y'aya mashusho mwabonye muri benshi. Ufite umuntu guteresa igihe kinini wanze gushira mu bikorwa ngwino utanga ituro ry'uko muguhaye. Hari uko mudakoma amashi mwabaye. Kururi mitobo ruvuge. Allo. Se ene ufite ahantu ko urashaka ko bakongeza tambuka ushima Imana ko bakongeje. Gira vuba bikore vuba. Ufite itsetiri hubusa urashaka ko yuzura. Gira vuba ariko mwabaye muti. Urashaka kurira indege nawe ukagenda samura ibiganza hejuru. Samukuta niba udafite n'ituru tura n'ibyo ufite ibyari byo byose inkweto nushaka uziture ugende n'amaguru. Urashaka viza ukajya mu ndege nawe tambuka uture. Ufite ahantu ushaka kubaka wino utanga ituro ry'uko ugiye kubaka. I dig rimini dig ejo mu gitondo mube muretse hazabo navuze. Aya mashusho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwayashingiyeho ruvuga ko aya mashusho yagaragaye Apotre Yongwe ari gushishikariza abantu gutanga amaturo kugira ngo nawe ategeke ibitangaza bibe ari imwe mu mpamvu zikomeye zatuma akekwaho icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kuko atarimo abwira abantu ko abakorera ibitangaza hanyuma ngo abaka amafaranga mbere yo kubasengera. Usanga bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kuko ngo atari kubwira abantu ko abakorera ibitangaza hanyuma ngo abaka amafaranga mbere yo kubasengera. Rwagaragaje kandi ko atarakwiye kwizeza abantu ibitangaza atashobora kandi n'ubundi abamuhaye amafaranga n'umutazayabasubiza. Kubijyanye no kuba hari abamureze Apotre Yongwe yagaragaje ko abo bagiranye amasezerano ari bo bamureze. Urukiko rero rusanga bitagize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi mu bigaragara ko ari inshingano mboneza mubana ahubwo atubahirije. Iki ngiki rero urukiko rukaba rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakimukuyeho ariko rugumishaho icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo cyo kuba akomeza kuba afunzwe by'agateganyo. Iminsi irenga 60 n'indi nirihiritse uyu Apotre Yongwe afunzwe dore ko yafunzwe n'ubundi mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere. Ubu rero tukaba turi ku itariki enye z'ukwa 12 urumva hafi amezi 2 n'iminsi irengaho arashize uyu Apotre Yongwe atawe muri yombi. Urukiko rwasuzumye niba impamvu zatumye ajurira zifite ishingiro rusanga izi mpamvu zose yatanze nta shingiro zifite hashingiwe ku mashusho yagiye agaragara ari gusaba abantu gutanga amaturo nibyo bindi byose nagiye mbabwira. Rero ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko iki cyemezo cyo kumufunga by'agateganyo cyagumaho kuko ibyo yakoze bigize icyaha. Urukiko rero rwisumbuye rwa Gasabo narwo rusanze koko ibyo yakoze bigize icyaha rutegeka ko akomeza kuba afunze. Apotre Yongwe ni umugabo wagaragazaga icyizere ku maso ubona ko afite icyizere cy'uko azafungurwa vuba ariko ubwo urukiko rwa Gasabo nyuma yo kubisuzuma rwasanze hari impamvu zikomeye zatuma akomeza kuba afunze bityo agiye gukomeza kuba afunze by'agateganyo nkuko mumubona mu mwenda w'iroza n'ubundi niko agiye kuguma ameze. Ntabwo twavuga ko bishimishije ariko nanone ntabwo turi hejuru y'ubutabera. Ubwo nuko nguko byifashe nyine nuko byakira tugategereza icyo mu mizi bizaba bihatse. Abakunzi ba Apotre Yongwe muribuka ko mu bujurire yari yatanze ingwate hari wari wamwishingiye atanga ingwate ariko nawe atanga ingwate ijyanye n'ikigo cye cya Yongwe Media avuga ko gifite agaciro k'amafaranga rutayo abamushinja bavuga ko yabariye.
Yongwe kandi uretse kuba yari yatanze ingwate yari yavuze ko atatoroka ubutabera nyine ndetse anavuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma akekwaho iki cyaha, ariko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rusanze atari uko bimeze. Yes, rero nibyo ngibyo, reka twe duhinira aha ngaha. Kuyavuga siko kuyamara, gusa mwabyiyumviye ko Apotre Yongwe urukiko rwisumbuye rwa Gasabo narwo rugumishijeho igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo no gutegereza mu mizi uko bizaba byifashe. Ese Apotre Yongwe azaza azana ingingo zituma ataha cyangwa se ingingo z'ubushinjacyaha nazo zizamufata? Ubutabera butangwa mu izina ry'Abanyarwanda, reka twizere ko ubutabera buzatangwa kuri uyu Apotre Yongwe Harerimana Joseph. Ibindi naho ubutaha. Mwakoze kubana natwe, bye bye, ciao ciao. Tubibutse ko uyu Apotre Yongwe bamwe mu bo bafunganye harimo Manirakiza Theogene umunyamakuru yavuze ko ari gukora ibitangaza muri Mageragere. Ubwo rero wenda ni igihe cyo kwihana kwa bamwe mu bari Mageragere. Ngiye tuganira yambwiye ko hari abazabatizwa vuba bihaniye ubwo twamusuraga hariya kuri gereza ya Nyarugenge cyangwa se ku igororero ry'i Nyarugenge. Ubwo rero reka twizere ko umurimo w'Imana ukomeje, ariko abasenga mukomeze musenge, ariko kandi ni nako ubwo abarenganyije cyangwa se victime nabo bagomba kubona ubutabera. Byose tuzabimenya mu mizi, reka dutegereze icyo ubutabera buzanzura.